Reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya Mbi TV Show ndetse nawe utarakora subscribe ari ukabukunda inkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Niba wibuka igice cya mbere cy'inkuru uko narongoye n'imbwa ikanarukanya n'umugabo, biruka neza ko cyarangiye ubwo uyu mugore mu impundu Ariane yari yicaye mu ntebe yiteguye gukora imibonano n'imbwa ye. Ese byaje kugenda bite? Reka mbareke mwiyumvire. Mbibutse gukora subscribe no gukanda akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyire ikindi gice uzajya uhita ubimenya mu buryo bwihuse. Reka mbareke mwiyumvire. Niyegereje imbwa yanjye nayo irankundira raza. Sinzi niba yabonaga icyo nashakaga, ariko numva uko byagenda kose ndibigishe kugeza ngeze ku cyo nshaka. Umusongo w'ubushake narawumvaga mu myanya yanjye y'ibanga, kandi umuriro w'ubushake ugakomeza kunzamuka umubiri wose. Nta mugabo urora hafi ngo ankize ubwo buryaryate, ariko kandi kiruseho nari ndi kureba pornography y'umukobwa n'imbwa. Nari namaze kubona umuvuduko imbwa zikoresha, nkabona yuko imbwa zigomba kuba zirusha abagabo kubikora neza. Nibwiraga yuko iyo mbwa yacu nayo rero igomba kuba yarusha umugabo wanjye. Impamvu zari gutuma ntekereza kuba nashakisha undi mugabo ntereta mu tuziranye ntazo nari ifite, kuko namaze kwiyumvamo kubikorana n'imbwa. Aho nari nicaye nari yegereje rero nayikandiye imeze nk'iyahagera, kandi gasohora ururimi ishaka kundi gata mu maso. Nk'izindi mbwa zose iyo mbwa yabikoraga kuko yanyishimiye, kuko niko imbwa zitwara iyo ziri kumwe n'abantu zizi cyangwa zikunda. Njye ariko kuri iyo nshuro sinashaka gukomeza kumbona nk'umuntu usanzwe, ndashaka imbona nk'umuntu uri mu rukundo nayo, kandi nyishaka cyane. Nayikorakoraga mu myanya y'ibanga, kandi nkabonera azunguza umurizo nk'ikimenyetso cy'ibyishimo, kandi nkabonera ati nkonda nk'ifite amerwe. Mu myanya yanjye y'ibanga namaze gucika amazi, kandi nkumva uburibwe bukabije. Mu gihe numvaga ngeze kuri degré ya nyuma, numva igisigaye ari ukuyitsindagira mikabikora ku ngufu, nagiye kubona mbona muri telefone yanjye murumuna wanjye ari kumpamagara. Naramwitabye, nungurwa no kumva mbwira ko yageze ku gipangu aje kundeba ngo dusubukure gahunda. Nese nibuka ko mu minsi 3 yabanje twe twajyanye kumushakira aziga gusuka imisatsi, ariko imvura itubana nyinshi ku buryo uwo munsi bitagenze neza. Inama y'undi munsi agomba kuza kundeba tugasubirayo, kandi uwo munsi wari wageze, kandi nawe yari yabizirikanya araza. Byarambangamiye cyane kuko byahise bimvana muri mudorari nibereyemo, byanciye intege ndababara, ariko kandi ntacyo nagombaga kurenzaho uretse kujya kumukingurira. Naramufashe kuri telefone musaba kuyihangana gato. Nuko imbwa uko yari hagati y'amaguru yanyikikiye ndayitegereza, winda yisunikira simbuka ihagarara hasi, nanjye ndahaguruka. Nahagurutse nta kabaraga kubera ubushake bwinshi cyane, kandi umubiri wanjye wose waranyereraga kubera gututubikana. Nari nazanye icyokere cyinshi nk'icy'umuntu wicaye muri sauna. Nitegereje intebe nayo nicayeho, mbona yahindutse amazi, nihutira gushaka isime ndahanagura, ndetse imyenda yose nyikuraho nyijyana mu cyumba. Nafashe isime ndende nari mfite ndayikenyera, maze nihuta kujya gukingurira murumuna wanjye. Nageze ku gipangu usanga murumuna wanjye yicaye kuri fondasiyo yari ikikije jaride yo hanze, kandi mbona ahugiye kuri Facebook baza niba yarambiwe arampakanira, arambwira ngo nta kibazo. Twarahoberanye nuko muhakari mu rugo, nuko twinjiye imbwa nayo irazira musanganira imusimbukire mwereka ibyishimo kuko yari imuzi. Murumuna wanjye Leya yaricaye muzanira amata, nuko turaganira ndetse mubaza no ku makuru y'umuhungu bakundanaga witwa James. James na Leya barakundanaga, ariko bakajya bashwana bya hato na hato, kandi rimwe na rimwe ikibazo cyabo nkacinjiramo nkabafasha kwiyunga. James yari umusore mwiza, kandi nanjye najyaga numva ngize kumutekereza, ariko ibyo si ibintu ari kwerekwa murumuna wanjye kuko yagiraga amahane, ariko nkabimukundira. Yari umwana mwiza utagize icyo atwaye, wa wundi ukubwiriraho wabikunda sava, wabyanga nabwo ugakomeza inzira yawe. Iyamenya ko nimvamo James rero yari kuntwigisha essence. Namubajije kuri James ambwira ko ari amahoro, ariko amaze igihe ari Karongi mu kiraka. Nasize murumuna wanjye aho muri salo, nuko njya muri douche gukaraba. Nuko ndi muri douche, mbere yuko nkaraba mbona nazanye ururenda hagati y'amaguru kubera ubushake bwinshi. Nikoze ku myanya yanjye y'ibanga numva ubushagarira. Nuko numva biranze nicara hasi rwose ku makaro, negamira urukuta ndetse ntandukanya amaguru, nuko ntangira kwikinisha. Narikinishije. Numvise murumuna wanjye ashobora kubyumva, mfungura amazi na yarankundira arasakuza, dore ko yari afite pressure nyinshi cyane. Nanjye nkurisha uwo mwanya ndikinisha bikomeye cyane, mahindura ikiziba, ariko numva kugera ku byishimo bya nyuma byanze neza neza. Numvise hari uburibwe bugabanutseho gato, nuko mpita ntangira kwiyuhagira vuba vuba kugira ngo ntatindira murumuna wanjye. Namaze kwitunganya nambara ikanzu ndende, ariko nirinda kwambara umwenda w'imbere kugira ngo byibuze ngende numva akayaga, ntari nahorerwa nkaza kumera neza. Naje kurira murumuna wanjye muri salo, nuko mubwira ko niteguye ko dushobora noneho kwerekeza mu mujyi. Twarasohotse turagenda, kandi twagomba gutega moto. Twerekeje mu mujyi ngenda inzira yose numva umubiri unaniwe. Narebye filimi nyinshi z'ubusambanyi, kandi aribyo namaze kwishyira mu bwonko bwanjye. Umubiri nawe uritegura, ariko birangira murumuna wanjye amfubirije umugambi.
twageze Nyarugenge mu mujyi nuko murumuna wanjye njya kumuhuza n'umuntu nashaka mwigisha gusuka imisatsi, nuko musigayo nsiga baganira uko bazajya bahura, mbwira murumuna wanjye ko aza kumamagara igihe bamaze kunoza gahunda zabo. Ku bijyanye no kumenya aho utubari twiza twiyubashye turi nari uwa mbere, nahise ntega moto nerekeza ku kabari nari nzi ahantu hatuje cyane, nuko nicara hanjye nyine ntumiza icyo kunywa, hanyuma afungura telefone yanjye nshyiramo ekuteri ubu ntangira kwirebera porunogarafi. Ubwo bwoko bw'ayo mashusho bwari umaze kungira imbata, naho nari nicaye mu kabari ntababeshye, umubiri wanjye wari wanze, nkumva nasimbukira muri tuwareti nkongera nkikinisha nkagaruka. Niko byaje kugenda uko inzoga yanjye narayisize cyane ko ntawe nikanga ngo yayiroga, nuko nikoza muri tuwarete zaho dore ko zari nziza bihebuje. Ninjiye mu bwiherero ndakinga, hanyuma nzamura ikanzu yanjye nyizirikira hejuru y'amabere, fata telefone nyitereka neza aho ndeba kandi ngabanya akavorime kugira ngo amajwi atumvikana cyane, nuko nzamura akaguru nkandagira kuri tuwareti ntangira kwikinisha. Narikinishije bikomeye cyane kugeza ubwo numva ndi gutitira nkajugumira, ntekereza ko ngomba kuba naramaze nk'iminota 15 yose ndi kwikinishiriza mu bwiherero. Nari maze kuba imbata yabyo, kandi wowe unyumva niba ufite icyakubase nko kunywa itabi cyangwa inzoga, ngira ngo urazi neza ko bisaba imbaraga zidasanzwe kubireka. Ubishobora neza nuwemuye guha ikaze umwami Yesu, nuko nawe akamugira ibambe akamukomeza akamurinda. Nje kuri iyo nshuro isaha yanjye yo gutabara yari itaragera, ariko kandi ndi ikimenyetso cy'uko nta Imana itakura umuntu kandi ko urukundo rw'uhoraho rutagira akagero. Nakomeje kwikinisha rero, ari nako mpindura utuvido nari mfite muri telefone yanjye. Igisa n'umusonga wandebye agakibaye nk'ikigabanutse, naritunganyije neza ubu ndasohoka nsubira kwinywera inzoga yanjye, ndetse saba ko badukorera inkoko yokeje kuko nari nzi ko yari buze kuyikunda. Hashize umwanya murumuna wanjye yarampamagaye ambwira ko gahunda zose bamaze kuzipanga, nuko nanjye murangira aho mperereye nawe ambwira ko agiye kuza kundeba. Ntiyatinze kuko minota itarenze 15 yarangezeho, nuko ambwira incamake by'amaze kuganira n'uzamwigisha. Nagombaga kumenya byose uko ninjye wagombaga kumwishyurira. Twanyoye inzoga rero ndetse ibyo kurya bije turarya, tubisoje twitegura gutaha. Zari nka saa 9 z'ikigoroba kandi Kigali yari ituje, njye ntatuje. Sinari ntuje kuko nibazaga niba murumuna wanjye ari burare cyangwa akaba ari busubira ikabuga kwa mama kuko niho yabaga. Ku ruhande rwanjye numvaga yataha kugira ngo ningera mu rugo nze kwikomereza gahunda yantesheje nta nkomyi. Nubwo nifuza ko yataha hasi ikintu ari kumubaza kuko nta busirimu nari kuba ngaragaje, kandi yagombaga kwisanga no kwisanzura. Twarishyuye dusohoka mu kabari, tugenda kanya n'amaguru, ubundi dushaka moto zigomba kutugeza Kicukiro. Twageze mu rugo turicara dukomeza kuganira, nuko kera kabaye telefone yirasona. Yitabye telefone numva aravugana n'umuntu ntazi, ariko aza kuvuga ijambo ryanejeje cyane. Numvise abwira umuntu ko ari Kicukiro ariko atari butinde, amubwira ko ari butege moto akamugeraho vuba. Ntitaye ko bavuganaga ibyishimo byarandenze kuko namenye ko agiye gutaha, ubundi nkirarira mpendahinda imbwa yanjye nginkore byo mpora mbona mu kavideo nari ntunze muri telefone yanjye. Nanjye narijishije ndamubwira nti uramye utambwira ko ugiye kugenda utaraye. Nawe arambwira ati kurara ntibishoboka, ati naho yatinze kuko yari afitanye gahunda n'undi mukobwa mushuti we, none ngo amasaha yarenze. Nakomeje kumuhendahenda ngo arararanga ku mutima, nanjye nti ungiriye neza wagenda ubu nonaha. Wagira ngo yaranyumvaga kuko ahubwo yatangiye kuvuga haguruka ngo agende, numva nanjye ibineza neza mu mutima wanjye. Namuherekeje ngaragaza akababaro, arambwira ngo nihangana azagaruka kunsura. Iyamye kiri mu mutima wanjye yari guhita atinya umuntu. Namugejeje ku muhanda ndetse mu amafaranga yo gutega, musaba kunsuhuriza mama cyane, naho papa kumubona byo byari tombora kuko yahoraga mu mihanda yambukiranya imipaka atwaye ikamyo. Murumuna wanjye yuriye moto aragenda, nanjye nsubira mu rugo. Ndabyibuka ko uwo munsi rwose nahise ngura inzoga ya rikeri kugira ngo nze kujya muri mood neza, ubu numva ikinyamaswa irusha umuntu. Nageze mu rugo mpita njugunye imyenda yanjye hariya, noneho kuri iyi nshuro ntacyo na kimwe cyari kigiye kumvangira. Nahamagaye imbwa nayo iranyumva iramoka, ku mutima ntikaze neza mugabo wanjye unduhure ndarushye. Yaje yiruka yinjira mu cyumba, isanga nanjye nicaye mu ntebe y'umusego, amaguru ari mu kirere kandi cigatiye icupa rya rikeri mu ntoki ngo tomera nk'ugotomera amazi. Nahise nibuka ko nubwo igipangu gikinze bidakwiye ko umuryango w'inzu waguma urangaye, nihuta nambaye uko navutse, nkinga umuryango ari nako imbwa inkurikira insimbukira kubera ibyishimo, sinzi niba yari yamenye ko nshaka kuyihaho. Namaze gukinga ngaruka mu ntebe, akaguru kamwe iburasirazuba akandi iburengerazuba, nuko fata imbwa ndayiyegereza, umunwa wayo mwegereza imyanya yanjye y'ibanga, nuko irigaseho ndituna cyane kubera ubushagarira bwinshi cyane.
reka ngubere igice cya kabiri cy'inkuru uko narongoye n'imbwa ikantandukanya n'umugabo arahakirangiriye. Niba ufuza kumenya uko byaje kugenda rero wicyo usabwa gusa ni ukureba munsi ya video ugakanda kuri subscribe wakanda kumenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyire igice cya kabiri cy'inkuru uzahite ukibona mu buryo bwihuse. Nkubutsa kandi ko ushaka kudukurikira kuri TikTok na Instagram, link zose uzisanga munsi ya video ndetse no muri comment ibanza.